nshima Imana yuko Imana yampaye viza wanjye nishimwe rikomeye cyane. Ndashaka kwereka mwese wa Kristo cyangwa se by'umwihariko umushumba Pastor Jacques, abayobozi asize cyangwa se umuyobozi asize, abandi bazi ko tubakenshi kuganira cyane mu biro twaje kureba umusige ministeri. Ndasaba abakozi b'Imana bakugisha n'ikasi kamuye muri Ethiopia. Jo papa yashaje ki duca nakuze dumana imfuzi amasomo asanzwe tayisi mubona ibyishimo biri mu mutima wawe keretse umbaza ukareba ikiri indani kubera ibintu wacu ni mu mishwa ni kwereka ngo murete aho yumva matayo no murete Thomas wenda natatukuye baduhaye ikadusaba cyanditswe hanyuma mvuge ku mutima noneho tuze kugira ngo tugejwe byose bigire. Amen. Amen. Ugwedese cyane. Bibiliya ivuga ngo muri Zaburi 145 n'umurongo 21. Zaburi 145 n'umurongo 21. Aravuga ngo akanwa kanjye kazavuga ishimwe ry'Uwiteka, abafite umubiri bose bajya bahimbaza izina rye ryera iteka ryose. Akanwa kanjye kazavuga ishimwe ry'Uwiteka, abafite umubiri bose. Hari igihe umuntu agira umubiri akaba n'igihe umubiri nawo urugero iyo ukoze impanuka hari ibice by'umubiri bishobora gutakaza wa mubiri nyine ukora ibice, ariko hano havuze ko abafite umubiri bose bajya bahimbaza. Semena haleluya. Amen. Abafite akanwa kanjye kazavuga ibyo Imana yakoze byinshi, harimo wakwibagirwa, ariko noneho nitugera noneho mu guhimbaza Imana. Abafite uwo mwanya, bafite umubiri, ababishoboye tuzaduhimbaza Imana iteka ryose. Ntewe iteka no kuba ndi hano dukore nk'ibisanzwe umunsi wacu wo kuwa kane wo gusenga. Turashima na ko uyu munsi Imana yaduhaye, by'umwihariko dushimira na Pasiteri na Pastor Jacques uyu munsi yaduhaye n'Imana amashimwe. Byaryoshye kuko hazi gahunda rero kuzihisa nkaho zinjiye mu zindi, byabaye ngo nyine tubimusaba kandi abyumva umutima mwiza n'urukundo dukunda n'urubyiruko nyine ashoboye. Rero turamushimira by'ukuri kuko aduhaye. Hanyuma rero ni hano nk'umuntu uhateraniye bwa nyuma. Si ubwa nyuma, wenda ni ubwa nyuma igihe ntazi kinini cyangwa se kinini kavuge gutyo imyaka runaka seje bayarene, hari igihe nzogaruka hari igihe nyine maze aboneka. Ni hano rero nshima Imana yuko Imana yampaye viza. Wanjye nishimwe rikomeye cyane. Ngo mfite uburemere kuri jyewe, ariko nawe uzumva kumara imyaka 5 utabana n'umuryango wawe, imyaka myinshi, habe n'imyaka, habe n'amezi, habe n'icyumweru, habe n'umunsi. Ndabona abantu nyine bajya mu kazi bataha bakaza guhobirwa n'abana nk'abavuye ahantu kure. Kubera iki? Nta masaha yanyuzeho, noneho bazabona ngewe umaze imyaka, harimo n'isi ingana gute, harimo amezi angana gute, imyaka 5.
imyaka 5 yuzuye ku itariki 28 z'ukwa 11, ariko iby'Imana niyo yakoze ibikoze isoje mu mwaka ntabwo utarangira. Ndashima Imana. Abantu benshi banasengeye, bampaye gahunda nyinshi, n'abandi bampaye gahunda nyinshi, cyane cyane abari data tubari umunsi abaraziri. Ejo bundi nagiye kubasohokana ndabasezera, bamwe barabira aho badaze kumerezwa nuko ngiye kandi ngo nabasengeye. Hari ibyishimo yuko ngiye nsanze umuryango, ariko noneho hakaba akababaro yuko mbasize. Ariko nyine simbasize nk'imfubyi, basigiye abandi bantu b'abagabo bazabana nabo kandi umunsi ku munsi. So rero ndashima Imana, kandi bavuye ikintu gikomeye. Muri myaka 5 yose famiye yanjye ntabonye uburyo bwo kuza kundamutsa. Ubu mwana wanjye maze imyaka yemeje imyaka 1 uretse kuri video tuzavuganira. Simuzi umuntu ukuntu ndebere umva nari kama kungenda kugenda kandi naramubaje mu cyongereza cyangwa Amerika bavuze iki yatoze, namubaza arambwira ngo nzokuzanira ururabo kimwe cy'indege. Ndashima rero by'ukuri ko umunsi w'Imana ari uyu. Hari abafitanye nyinshi banyandikiraga zishima mu byenda n'ukuri tusengere tuzacemo. Hari n'ufitanye twe Nyasi umunsi kunyandikira bizakunda bizacamo, n'abandi benshi. Pastor David ntiyaje, weho iyo twahuraga umuntu ushaka kumukwepa kuko akunda kumbaza ati igeze yabasha kuboneka. Ariko mu by'ukuri umunsi wari uyu, amatariki yaraya. Rero mu by'ukuri ko Imana yarabikoze, ntabwo bashubije inyuma. Nakoze interview ufite nk'ubwoba bwumvikana, barasubiza inyuma, ariko bambajije iminota 2 gusa. Umuzungu arambwira ati taha narabaje wese kumaze imyaka ingana 5, ariko ko nyina ari mwinshi kwima imyaka 5 utanimo na famille n'abagira imbabazi kandi data nibaze nyine. Rero n'ukuri ndashima Imana, ndashimira abantu mu mwanya muto, natayandeye barahasigaye mikeya. Ndashimira abantu data b'abaraziri, simbavugaho byinshi, barabizi ko twasohokanye ku cyumweru tumarana amasaha menshi tuganira, kandi bashimira uburyo twabanye neza, twabaye mu bihe bikomeye. Uyu muntu utangira rero ko mu Akarere SG yabivuze, umuryango wawe watangijwe n'umushumba witwa Pastor Kato. Niwe twawutangije turi abantu babiri, njyewe na Mubiri na Pastor Kato, tumuhamagaye mu ngwino turagushaka kwa Agnes, turicaye ngo tuganire. Naho twatangiriye, abandi bose bagenda baza, ariko aho niho twavuganye ibitekerezo tujya kuganira ku isengero n'amabiro y'inshuro nyinshi zo kugura dusangira atugaburira. Icyo gihe twari dushoboje twe twahoraga tugaburira akatuganiriza, aratubwira ati n'icyo gitekerezo mwagitekereje yabashikirira ku ijana. Niwe fondateri, niwe musenyeri w'abanaziri. Hanyuma Pastor King we nyine aratangira gushima, aza kuza noneho aratwegeranye. Pastor King yaraje aratwegeranye, barasimbaga tumara gusimba tugataboneka umwe twari nk'abantu batarenze 10. Aje aratwegeranya, aradutangira kwinjira mu huduma. Iyo huduma yose akamenya ibigomba gukorerwamo zose, akikabiye akatubwira ati muze musenge gusa. Ndamushimira yuko batwegeranyije kugeza ubu nyine dufite abanyamuryango barenga 120, ni benshi cyane. Bitutuje nuko King Desire Pastor yatwegeranyije kandi agira dukorera byinshi bitandukanye. Ndashimira Mubiri niwe umuyobozi wacu dushinzwe ku rwego rw'isi, agira initiative yo gukiriya ibintu byose kandi akabikora twe tubona ko bigoye ko akabikora. Turamushimira. Uwanaziri muri Australia washobora gutumira umuntu akavuga ngo ngwino ndagutumiye, kandi afite ibyangombwa license bituma ariko babyita simbizi, uburenganzira bwo gutumira umuntu akamukura mu Rwanda akamutwara muri Australia. Bamwe bakora muri Amerika akabaza abatumiye mu giterane. Mu by'ukuri ndamushimiye umuyobozi wacu, umuntu w'umugabo cyane.
ndashimira abashumba nahere kuri Pastor Jacques uri kuri murabona ahantu turi heza basize hano bamasanga heza by'ukuri heza yaduhaye igitaramo arakiduha arakitugabira ariko nanone adutorezamo kuba nyine twazavamo abantu bazima ntekereza ko ntabwo uzava hano usebuze uko biri kose bifite disipurine nakuye hano bashika kugira ngo ejo zikomeza ahubwo niyo ndokomeza zavuga nyinshi cyane kugaragaza aho naririwe nagaragaza naririwe mu bashumba bacu Pastor Kado bishe ku masego na Pastor Jacques abantu badutiranye mu rwego rutandukanye rero ndabishimira yuko badufashije baturera mu guhamya kanda ariko ikivamo cyiza turabishimira siko nuko bimeze ndagushimira by'ukuri kandi akazi hava umusaruro ukomeye nubwo bamwe bagorana umutima baratuvutse ariko kuri iyo tuba tuzi ibintu bifata urimo kubahisa ndamushimiye cyane byanjye ndashima Pastor Ndamiye watujemo ari umupasiteri kandi umugabo ukuze w'Imana atuzamo kandi dukora mu basore Pastor Ndamiye yaje duhuriye Gitarama turakundana ndamutumira araza abaheje muri twebwe mu by'ukuri inama nyinshi amafaranga menshi abatubwira tugeze dutya kandi inama z'umushumba tugomba kuzumva gatanu kuri gatanu ndagushimira ko nawe wagendanye natwe ukaba utaratuvamo mugende Imana gumisha kumara natwe nibwo turagushimira cyane ndongera kusoza bari Gitarama siko kandi umwanya n'abandi nabo ndashobora ndashimira abantu twabanaga na Poleo mu bantu ntekereza ko uzagirwa mu muryango cyane umugabo twabaye imyaka 5 hamwe na Museveni kandi nyine hari utuntu tumwe nyine tuziranyeho na Poleo inshuti yanjye kuva kera ndamushimira ko n'isi twabaye neza kugeza n'ubu kandi iyo twatangiye kubona tukiri n'abasiribateri kera kuva mu 2018 ndamushimira ko nawe twabaye neza kandi nyine agakomeza nyine akadusengera akadukora amagahunda akenshi sinamuhoraga muri salo namuvaga mu cyumba bamwe ariko bakorera gahunda n'abandi baje kubu bagapfukama akabatereka gukorera gahunda yeganye kuza nanjye mbarara abantu babiri inshuti ziwe bamusanze mu rugo mu by'ukuri nsanze baryamye kuri tapi neza kuryama umuntu ko Imana atazi gahunda kandi izo gahunda mu mihanda ariko n'abantu by'ukuri ya gahunda ndacamo neza ndashimira rero na Poleo uzamfungura kandi abizi ko nawe uzamfungura ndamushimiye cyane gusa hari umuntu witwa Vincent niba yaje simbizi Vincent yaje sinimba Vincent yaje uwo mugabo mbwiye ko kare haguruka kwa ihangane uhaguruke nubwo tunguye SG urabona bwene uno mugeza bwene uno cyangwa ufate ndozi uyu mugabo ni umugabo wagendanye nanjye igihe cyose numvaga ubushobozi bwashize nkamuhamagara umunsi umwe umushyitsi yaje telefone bayibura hano bayibe nyine turataka ko watwibye telefone aragenda aza aranyongora arambwira ngo umushyitsi biteye isoni kuba umushyitsi avuye Mbarara aze kwiba telefone iwacu biteye isoni none mu gitondo aze kuza ushake telefone agaciro ka telefone yibwe agakuba kabiri ama iPhone agakuba kabiri iyo tugiye mu mavugabutumwa tukavugana aramuratereka ibyo nigere nk'abantu nk'abangana kandi benshi ndagushimiye gusa
Imana umugisha mwinshi. Ubona n'abandi benshi tugerageza ko n'umunyegereye ariko n'abandi benshi bari dukorana neza nabo ndabishimiye, hamwe na missionnaire Eric umusore wa umugabo umuhungu wa Pastor Sere uriya nawe n'umuntu wanjye iyo natakaga gato bijyanye n'abantu ndetse y'amafaranga ndamushimiye cyane. Abantu ndakunda kugenda mbabwira babereke abaterankunga bacu bazakomeze babege Ajire Rafe ndagatonamwe gusoza ndabashimira rero ko uyu munsi mwaje gutanga natwe bene data bavuye mu mpande zitandukanye. Rafe umwandiki n'umugoroba bamubwira ko nifite safari ndashimye ko waje kugira ngo usezerane kandi uza kuba uhari mu by'ukuri umuntu wacu kandi iyo tumuhamagaye maze kutuganiriza ijambo ry'Imana buryo bwihuse agasiga akazi kandi afite ikintu nyinshi kuko by'ukuri ndamushimira. Nuba rero nsoza ndashimira Pastor Kado, simushimira noneho ndamushimira nk'umuvandimwe. Soreza aho uramwakire gata yanjye asigaye ibyo n'ibitanje. Ndamushimira umuvandimwe mu maraso. Ndamushimira ko yandeze arandera arashinja Rwango Deborataje ntabwo yaje kuko bafite igitaramo cya Gisubizo ndetse nawe ubuke ariko uramuzeyi bamfashe neza iminsi nabaye mu rugo. Abantu bapanze bakumurika abantu bapangiye ariko jyewe ntabwo nigeze ibyo bibaho. Nari umwana mu rugo utegura akampamambira mu gitondo na saa 12 za mu gitondo ati ibuka tunywe icyayi nabyuka kambwira ati ngwino mubwire ibyo tugukore nabyuka cyangwa bati twege uriya mama yamfashe neza cyane. Umushumba wa Pastor Kado nubwo we umuvandimwe ibyo mu nzu kenshi n'ababizi ariko yigendera ariko byinshi umutegura yamfashe neza agirira neza kandi neza ye ntabwo izasenda mu gihe. Rero Pastor Kado ndamushimiye by'ukuri kandi ndashima ko ubu ngubu ko mvuye hano ari mu nzu ye agakodesha ibintu byose abivugana ibintu by'amakubwira hano tuzabivugana. Ndamushimira yuko twabaye imyaka yose namaze hano 5 tubana neza, abo umujyanama wanjye umujyanama we twongeye twagatunganya ibitekerezo mu buryo bumwe n'ubundi by'ukuri. Ndamushimira byimaze. Rero soza ndashaka kwereka mwese wa Kristo cyangwa se by'umwihariko umushumba Pastor Jacques abayobozi asize cyangwa se umuyobozi asize abandi bo asabwa bazi ko tukenshi tukaganira cyane mu biro twaje kureba umusige ministeri. Ndasaba ukuru Rafe atambuka imbere. Bizagenda bite ndamuka ngiye kandi mu by'ukuri natangiye kuri bene data nkambona iminsi yashize no gutekereza ngo se bizagenda bite ariko nyuma Imana iza kubitanga uko tugomba kubikora. Abanyamuryango bose baratubwira ati turashaka gukura, turagenda turaganira baramushyigikira bamutorera kwijana ko agomba kuba umuyobozi wabo. Nanjye nshaka ko umukeneye nanjye mu bw'ubushobozi ukoze Imana Imana umuntu uzi kumva wamenya no kuyobora kuko twakitwanya mu bitaramo n'ubutumwa ubushobozi mubonamo habe n'Imana muri icyizere nayo mubonamo ubushobozi yuko azagaragaza amagambo umupira ntabwo wapfiriye kuri Pastor Nizere King, wapfiriye kuri Alex Mubiri, hari n'andi wapfiriye ukenya cyane ntabwo Zawuta pashire neza azashire mu zabo ariko pashire neza kandi ndabiza ko ntabwo bizamugora kuko abadonki turahari tuzamufasha muri bimwe n'ibindi bizatugoye
ndizeye pasiteri byamugoye, Alex Mubi nawe byamworoheye, abe nanjye nyine n'ibyanyoroheye, ariko iwe ntibizamugora kuko tumuri inyuma dufashe amaboko ye bizagenda neza. Pasiteri rero wanjye dufite muri iyi minsi Pastor Jacques uzanye muri biro muganire nyine mwakire akwakire hanyuma yakurubuye umugaragaro sibikoze ko byayoboye namara niba no gufunga nanshingano zanjye kuzitanga wese wakwitabira Imana kugirira neza. Uwo muvuje ni Richard naza. Uyu mugabo w'Imana ni umugabo yaje atwegera, ariko mumaze kumubonamo Imana ikomeye kuko ibintu byose waje nawe wese kuko kera wabaye umuyobozi zo kwicara twicara ati ibintu iyo bipfuye mba mbonye ko byapfuye ukamara ko kuko ibintu byose amakote yose byapfuye agiye gukorwa no gushaka ishani kubashize ishani hamwe na patana uko perezida w'abanazi no mu mutandukuje nuko muteze ntabwo nyahagurutsa aba babiri nibo bayobozi sigiye hanyuma ndagamba umushumba wabonye uzakora neza. So ishaye ushoje nuba rero ushoje hanyuma nuba ntaranamagambo neza kuri ayo ngayo yamuzarangije nyuma tusaba dusenge. Ndabizi neza ko hano kera iyo umuntu yagiye muri Amerika abagarutse twebwe gato tugarutse ugasanga byose bitara mubone ejo ngarutse mukigana se kera agarutse ni TikTok aho bereka ya ibintu bisa bose bose tangira akagaruka no ari nuko bitangira nuko bitangira nuko bitangira ejo bundi ubona twakiriye mwakoze ku mwanya kumaze gushaka bakishaka n'utwaza singo umuryango wa Yuda. Imana uri umuryango wa Yuda abasize bagize imiryango ibiri ari Yuda na Benjamin. Umuryango wa Yuda wifuje kumushyikiriza impano wenda yabwiye inama y'abakoresha ibyo byose bakwifuza munsi. Reka umuyobozi wa Yuda yicara. Inama irafungurirwa hano, ntabwo ifungurira mu rugo. Perezida akaba n'umwana muri famiye. Muri famiye twifuza kuguhereza uno mupira wanditseho ngo Yuda family we love you. Ibintu byose wabisiga byuzuye ariko ndakeka ko bitawusiga. Akenshi iyo turira abantu bagiye tuba tubona hari ibintu byinshi basize mu nzira, ariko perezida nta bintu asize mu nzira. Ahantu yagombaga kutugeza muri uru Rwanda agihari ahatugejeje. Perezida turagukunda, tuzagukumbura, dushobora no kuza kurira dutashye, ariko hano turagushimira. Abakozi imbere wa Yuda ndetse n'abayuda bose, reka dusaba umuryango wa perezida mutambuke nawe utanga impano yabo. Okay. Kamera hoke.
Umukozi w'Imana bakugisha n'ikasi. Mbere ko kwakira ijambo ry'Imana tugiye kwakira abandi bantu gake muri aba bagiye kwakira uwumva iminota ibiri ari myinshi ubwo turaza kuvugira mu rugo kwa Perezida. Ni abantu babanye bari mu nzu barimo Pasiteri David. Turashimira Imana ku bw'uno mwanya Imana idutishijeho kuba mu materaniro. Imana ntihabwe icyubahiro. Twongera dushimire abavandimwe bacu b'itsinda ry'abanazi kudutekereza kubona ko tugomba kugabura ijambo ry'Imana uyu munsi. Imana yo mu ijuru yohereza umugisha. Ndashima muri rusange mwebwe mwese abo tutari duherukanye. Imana yabarinze, Imana yaturinze. Imana ihabwe icyubahiro. Abashyitsi bagiye baturuka ahatandukanye ndabona turi benshi. Abavuye iwacu i Nairobi ndimo ndababona ba Imani, ba Olivier hariya hirya, abavuye Uganda batitike barasenga, n'i Burundi ba Jackson nabonye turabishimiye cyane. Imana iheze umugisha. Mu minota bambaye rero kugira ngo nubahirize kubw'impamvu z'umwanya, ndashimira Imana yabanye nanjye nari mfite ubwirinzi bwo hanze nagiye mu ivugabutumwa. Nasenze Imana ndayibwira ngo nifasha akagerayo amahoro, akagaruka amahoro, nzayishima. Rero ndashima Imana kuko yabanye nanjye. Nagiye mu gihugu ntazi bwa mbere, bafite n'ururimi rugoye, usibye nuko ntazi Icyongereza, ariko urundi rurimi rwabo ruragoye kuruta Icyongereza. Sinigipfu rero sinigipfu ko tuzigisha, bari kubavuga gusa kumva n'ibintu bakora aho ngaho kari kumva. Ariko Yesu yarabikoze bigenda neza. Imana yo mu ijuru yagushimira. Amen, haleluya. Kandi barantumye ngo nzoteranira nzobaramutse. Ntanzi twashoboza kugira Yesu. Kandi ngo muzojeyo abakeneye kuvuga ubutumwa ahantu hakenewe ubutumwa hataragera ubutumwa, muzoje kuvuga ubutumwa. Reka sente mafu aho narindi nta mucuranzi twari dufite. Ndavuga ngo nzoteranira nzotambira Imana kuko ntigisimba nzamuhereza agaciro. Hari aho kiza kibura, hari aho kiza kibura ukagishaka ugacifuza neza ukakibura, bitewe ubwire mikorofone neza kugira ngo bize kugenda. Zina ryanje ririyo, zina ryanje ririyo, zina ryanje ririyo mw'ijuru. Zina ryanje ririyo, zina ryanje ririyo, zina ryanje ririyo mw'ijuru. Zina ryanje ririyo, zina ryanje ririyo, zina ryanje ririyo mw'ijuru. Zina ryanje ririyo, zina ryanje ririyo, zina ryanje ririyo mw'ijuru. Zina ryanje ririyo, zina ryanje ririyo, zina ryanje ririyo mw'ijuru. Zina ryanje ririyo, zina ryanje ririyo, zina ryanje ririyo mw'ijuru. Jina langu liko wewe, jina langu liko wewe, jina langu liko kule mbinguni, jina langu liko kule, jina langu liko kule. Ng'ombe na sika tuzamuri Imana Iswahili. Haleluya, haleluya, atukuza. Haleluya. Ni munsi kuri jena amashimwe ntabwo bigisha ntabwo akanya gato gusa. Akanya gato. Bireka muri Ethiopia.
Je papa yashaje nk'uduca nakuze ndumwana imfubyi amasomo asanzwe tayo n'isi tayo make aya ngabaza bita komeye ariko ucyamvuye tupi kandi sinayusi narijanye ndanigaga shira batakibuga mu bibuga dufite muri Afrika ndagira mu cyari cyane ariko narakifuza cyo kwezi sinaganje iriyo ntawe akorera Imana wikorera amafu tuzabura Imana regera servisha ndambuke tutambira Imana gutambira Imana sezerano yo kuja muri Ethiopia Imana yitubwiye 2014 turi kuri Masai na twagusenga ku musozi nane rero bamuzoje muri Ethiopia kibaza nta muntu n'umwezi isohora 2025 Imana Jeremy naravuze usanga upfa kuba ariwe yabivuze upfa kuba gusa ngo ariwe yabivuze ibindi ukabyikorera Joanne padi yo mu mutwe wawe usanga akompanye yarashize sanze mu ibimo yarashize tambuke senda tambuke ku minota bampaye kugira ngo nubahirize inota nimara n'amagana ijambo ituya bivuga ngo kubeza icyitegererezo n'amanisha zambuka aho muri Ethiopia ndabaramukije mu izina rya Yesu mu Ethiopia bazavuga ngo salamu na salamu na iyo basi yes zambuka alikuwa kijana nawe sasa ni mzee lakini si jamaa wewe akili amelea sawa
niko mubona ibyishimo biri mu mutima wawe keretse umbaza ukareba ikirimo indani kubera ibintu wacu ni mu mishugi mu kajembe ariko reka imana yitwe kwereka mvuye muri leta habuye mu matabi niho mvuye muri leta Tomasi agwa mu Buhinde ko ndagira